Haleluya, haleluya. Amina. Dusuje abakunzi bacu badukurikira ku isheni yivugabutumwa n'amasengesho n'ubuhanuzi yitwa ukuri kw'ijambo dusoma. Nkuko abakunzi bamwe babyifuze bari basabye ko twaterana nk'abanyamasengesho hanyuma mu masengesho meza, amasengesho ateguwe n'Imana, amasengesho Imana yaduhaye intego ivuga ngo mu buhora agende. Hamwe n'iyi groupe turi kumwe n'inshuti zacu n'abavandimwe dusengana, turi mu mwanya mwiza wo gufata umwanya wo gusenga. Hano amateraniro yabereye ni mu karere ka Rwamagana, umwanya wo gusenga rero tubwira abantu muri uwo mugambi w'Imana kandi umugambi mwiza uvuga ngo mu buhora agende. Hanyuma iyi groupe duteranye nayo cyangwa tubanye nayo uyu munsi ari nayo tunabarizwamo ni groupe bita abakumirizi. Ni groupe rero yashyizweho n'Imana mu mugambi wayo wo gufasha abantu batuye isi yose, abantu bo mu mahanga yose, abantu bo mu ndimi zose, abumva cyane ururimi rw'Ikinyarwanda. Tuboneho no gusuhuza abakunda kudukurikira batuye mu migabane itandukanye igize isi, Afurika, Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi, ndetse n'abandi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda badukurikira. Twifuje kubana namwe kandi mu mugambi mwiza kugezaho ivugabutumwa n'amasengesho. Abateranye natwe rero n'abazadutega amatwi bagatega amatwi iyi groupe abakumirizi mu mugambi wayo mwiza bahagurikijwe n'Imana mu gihe nk'iki muri no mwaka 2024. Imana yatubwiye ko umwaka 2024 ari umwaka ugoye, ari umwaka ukomeye uzanakomerera abantu, ariko iduhagurukije mu kuwukoramo ibikomeye ndetse tugakorana n'abakomeye, tukarwanya kandi tugatsinda n'ibikomeye mu mbaraga z'amasengesho. Hanyuma rero n'umwaka Imana izakoramo ibitangaza cyane no mu kubohora abantu, mu gukiza abarwayi, ndetse no mu kuba hafi ya buri muntu ikatubambira amahema, buri muntu ku giti cye cyangwa buri muntu mu rugo rwe. Hanyuma rero groupe abakumirizi umugambi w'Imana wo kwihamagara tubisanga mu byanditswe byera, aho dusoma muri mu ngoma za mbere igice ni cya 9 umurongo wa 17 n'uwa 18. Reka rero tusome aya magambo kugira ngo ukurikiye iyi groupe abakumirizi umenye intego yayo cyangwa ni gute se cyangwa Imana yagize umugambi mwiza wo gushyira iyi groupe. Ni groupe y'Imana yahamagayemo abantu batandukanye ariko basanzwe mu yandi magroupe ije kubakoresha umurimo muri iyi groupe. Reka dusome ayo magambo. Aravuga ngo abakumirizi ni Shalumu na Kubu na Tarimoni na Himani na bene wabo. Shalumu niwe wari mukuru. Kera barindaga irembo ry'ubwami ry'Iburasirazuba, ni nabo bari abakumirizi mu ngando z'Abalewi. Abakumirizi rero Imana yabashyizeho kuva na kera, ntabwo iyi groupe ariyo ibaye abakumirizi bwa mbere, ariko abakumirizi Bibiliya yanavugaga n'umurimo babaga bashinzwe cyangwa umumaro wabo. Naho twawusoma mu ngoma za mbere igice cya 9 ku murongo wa 24. Reka twumve uko avuga. Aravuga ngo abakumirizi babaga ku mpande uko arenye, Iburasirazuba n'Ikasikazi n'Ikusi. Imana ihabwe icyubahiro. Tumenye ko abakumirizi ni abantu babaga bashinzwe umurimo mwiza wo gufasha abantu. Usomye ku murongo wa 28 aravuga ngo kandi bamwe muri abo babitswaga ibintu bikoreshwa kuko mu icyurwa ryabyo no mu ibohorwa ryabyo byabarwaga, kandi bamwe muri bo bashyizweho umurimo wo kurinda ibintu n'ibintu byose by'ahera, n'ifu y'ingezi na vino n'amavuta n'icyome n'imibavu. Imana ishimwe ko iyi groupe Imana yashyizeho yayihaye n'umurimo wo kurinda ibintu by'agaciro, ibintu by'umubavu, ibintu by'amavuta. Iyi groupe ibarizwamo amavuta ndetse n'ibintu by'icyubahiro izabirinda. Ni ukuvuga ngo ni abantu rero babikijwe. Haleluya. Amen. Ni abantu babikijwe ibintu by'Imana. Ni abantu Imana yashyiriyeho umurimo mwiza wo kurinda amavuta n'umubavu
ibintu bihumura neza. Ngo kandi aba bantu aba banyamasengesho aba bakumirizi ngo babaga mu mpande enye zizi. Iyi groupe abakumirizi yacu irahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, ikorera mu turere dutandukanye n'ahantu hatandukanye, ariko abantu bayibamo abenshi bose basa n'abakomoka mu karere ka Rwamagana. Bivuze ngo mu mpande z'isi hari abandi bantu Imana ihagurukije b'abakumirizi bagomba kugira ibintu bakumira. Imana ishimwe rero ko twemewe n'Imana kugira ngo tugire ibintu dukumira. Muri n'amisi hari ibintu tugomba gukumira kandi birahari. Abakumirizi iyo babaga bari ku marembo bagiraga ibintu babona kandi bakagira ibintu bamenya mbere y'abandi bagatanga amakuru. Nabaha urugero rw'umwe mu bantu bakoze umurimo w'ubukumirizi kandi yari yibereye ku kazi gasanzwe k'izamu, n'umugabo bita Morodekayi. Niyo ngo aje kumenya amakuru aho yari yibereye ku irembo, ngo aza kumva amakuru y'abagabo babiri Bigitani na Tehashi bafite umugambi wo kwica umwami Ahasuwerusi. Aya makuru baragenda yatanga ibwami, amaze kuyatanga ibwami umwami ngo aza kurazwa ijoro ngo abura ibitotsi. Aravuga ati reka njye mu gitabo cy'ubwenge ngira ibintu nakuramo. Ngo asomye mu gitabo cy'ubwenge ngo asanga Morodekayi umukumirizi. Haleluya. Amina. Ngo niwe waburiye umwami. Yego. Ngo niwe waburiye umwami, arangije abafite umugambi wo kwica umwami ntibaba bakibaye. Iyi groupe abakumirizi imenya amakuru mbere, kandi turashaka gukumira ibintu byinshi bitandukanye. Hari ibintu dushaka gufata mbere, turashaka gukumira imyuka mibi, turashaka gukumira ingabo z'abadayimoni zirimo gutwara abantu gitunguro, ziteza impanuka mu muhanda, zica abantu bagapfa bakenyutse. Ibyo turashaka kubikumira kuko duhamagarira umurimo mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Sinzi niba murimo kumva ibi bintu, sinzi niba murimo kumva umurongo w'Imana kuri bo. Imana ishimwe rero ko iduhamagaye. Hanyuma twari dutangiye turimo tubabwira iby'iyi groupe. Reka dufate akanya ko gusenga, hanyuma twakire abanyamasengesho batubwira amazina yabo, banibwira abantu bazabakurikirana cyangwa bazatega amatwi iyi gahunda yacu y'amasengesho. Dore ko twababwiye tugitangira ko aya masengesho afite intego ivuga ngo mubohora agende. Turi buze gusengera no gusengana n'abantu bafite imigozi baboshye, turi buze kuyicagagura kuko nasomye ijambo ryiza rikomeye yavuga ngo Petero ubwo yari mu nzu y'imbohe ngo abitorero bagize umwete wo kumusengera, baramubohora, barasenga, iminyururu imuvaho. Turi buze gusenga iminyururu iva ku basore, turi buze gusenga iminyururu iva ku bakobwa, turi buze gusenga iminyururu iva ku bagabo baboshywe ndetse n'abadamu baboshywe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Reka dusenge rero, kandi turasenga dupfukamye kugira ngo duhamagare Imana muri ibihe byacu tunayiragiza. Dore ko ari nabwo bwa mbere iyi groupe iteranye muri 2024. Ubundi iyi groupe yarasanzwe iriho, ariko muri 2024 nibwo iyi groupe iteranye kugira ngo ifashe abantu batandukanye n'ahantu hatandukanye. Uwiteka Mana turagushimye, uri umwami, uri rubashugira neza. Nuhabwe icyubahiro kuko uri Imana itangaje, uri Imana itegeka, uri Imana irema, uri Imana ivuga bikaba. Tugushimiye ko uyu mwaka wa 2024 uhamagaye iyi groupe abakumirizi kugira ngo ifashe abanyarwanda, ifashe abanyamahanga, ifashe abanyaburayi, ifashe abanyamerika. Abantu bose bazatega amatwi, bazabohoke, bazamenye ukuri, bazumva ubuhanuzi, bazumva amagambo yera kandi y'ukuri, kandi bazakurikira ibihe byo gusenga, kuko mu gihe cyo gusenga umutima w'umuntu ari kujya imbere y'Imana ugakomanga ushaka kureba Imana. Twaje gukomanga Data wa twese kugira ngo umpe gusenga kwacu, kugira ngo ubwiza bwawe butwishurire, amahoro yacu marukiremo, ubuntu bwawe bugumya kutumurikira. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Dusengeye abantu bose, abantu bose, abantu bose bafite imigozi baboshye, kuko muri kano kanya ari umwanya turi buze gusenga tubasabira kubohoka. Mwamima muri uno mwaka ukaba umwaka wo gukora ibitangaza no guhindura ibintu no kuruhura abantu, abantu bikoreye imitwaro ibavuna, abantu bafite ibigeragezo bibagoye, abantu bafite indwara zibakomereye. Ariko muri kano kanya Uwiteka Mana ikomeye, turagusabye kugira ngo Mwami Imana mu bushobozi bwawe no mu mbaraga ugira ubashe kubohora abantu. Izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye ko twumvise, ndagushimiye kuri ubari natwe, ndagushimiye kuri ufasha abantu, ndagushimiye kuri
ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Karibu. Dushimye Imana rero ikomeje kubana natwe. Imana ihabwe icyubahiro. Muri gahunda yacu y'amasengesho tugiye gutangira kwibwirana. Tugize amahirwe hari n'abandi bagenzi bacu bari inyuma dutegereje kugira ngo tubakire muri bihe byacu byo gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero ngiye gutangira nsaba abanyamasengesho tubanye bamaze kuhagera batangira batwibwira, hanyuma twakira abashyitsi inshuti zacu z'abanyamasengesho nabo bifuje kubana natwe muri gahunda. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka twakire mugenzi wanjye uri aha ngaha hanyuma atwibwire. Amina, haleluya. Amen. Amina, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Mukeshimana Ernestina. Mwami Imana yanjye ngere irindi zina nitwa Kwibuka. Haleluya. Amen. Imana yangiriye neza, ndi umubyeyi rero. Mfite abana 4, mfite abahungu 3 n'umukobwa umwe, ariko si icyo niratanira Yesu wangiriye neza. Yampaye agakiza, yarambohoye, nanjye nari ndushye, nari ndi mu babyeyi baruhijwe, ariko data ni mu icyubahiro ko yangiriye neza. Yarakoze kuturinda rero namwe arabarinda, kandi Imana turamahoro, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amina. Amen. Reka twakire mugenzi wacu tubona hirya ye nawe atwibwire. Haleluya. Amina. Amina. Imana ishimwe kandi Imana ihimbaze. Amazina n'umuhawe n'Imana Feza, ndi umukobwa, ndi umunyeshuri, nkunda gusenga. Uyu nguyu ni papa wanjye mu buryo bw'umwuka. Imana nakwitangiriye kandi njya nkunda kuyishimira yuko yamumaye kambyara mu buryo bw'umwuka akaba atumye ngera ahantu. Imana ishimwe. Sibyo ndirata ko Yesu yankuye mu magana menshi y'abanyabyaha akantarura nanjye akanzana kugira ngo mbashe gufatanya na bene data n'ababyeyi banjye umurimo w'Imana ibirenze ibyo Yesu arwana. Amen. Haleluya. Amen. Hano hari umusore impande yanjye nawe yatwibwira. Amina, haleluya. Amina. Amina, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Yesu nashimye. Nanjye ndashimira umwami waduhuje, yanshyikirije inshuti. Ndashimira Imana yampaye agakiza. Ndi umusore wari ugiye kurushywa n'isi, ariko nshimira Imana ntabaye. Amazina yanjye nitwa Kwizera Joshua. Ndashimira Imana yuko yampuje n'inshuti nziza. Ntabwo nakabaye nicaranye n'aba babyeyi, ntabwo nakabaye nicaranye n'aba bantu bose mureba, ariko ndashimira yuko uyu mwami hari icyo yakoze, yabyikoreye mu maraso ye araducungura, ariko Imana ishimwe. Ndashimira Imana rero, ndi umusore, ndashimira Imana cyane, ibindi Imana iduhana umugisha. Amen. Hanyuma hari umubyeyi wuzuye umwuka wera nawe ukunda Imana, cyo muzeho nuko afite impano yo kuramya no guhimbaza. Reka tumwakire nawe atwibwire. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Nanjye nitwa Nyirabarame Dativa, ndi umubyeyi ukunda Imana nk'uko uyu mugabo bivuze. Nkunda gusenga kandi ndi umubyeyi ufite umugabo umwe n'abana 2, kandi nkunda gusenga. Si icyo nirata ahubwo ndirata Uwiteka Imana. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Amen. Reka twakire umugabo uri hariya, nkeka ko ari n'umutware we. Imana yamuhaye nawe yubaha Imana. Haleluya. Reka tumwakire twibwire. Amena. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Muhire Theoneste. Muhire Theoneste, ubwo nanjye nkaba mba hano, ntabwo mba kure, ndi hano. Amen. Nanjye nkaba ndi umwe Imana yahamagaye kwiramya no guhimbaza. Ibindi Imana iduhana umugisha. Tugize umugisha wo kwakira bene data bashiki bacu bakunda Imana. Bambaye neza, biteze nk'abarokore, kandi nibo ndabizi baradukunda. Bamenye amakuru ku groupe yasengeye aha ngaha baza kubana natwe. Reka tubakire duhere kuri ruguru nawe twibwire. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nitwa Nyabashimana Justine, ndi umufiyemeri w'umwana umwe, ndi umukristo ushima Yesu, ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Amen. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Amina. Amen. Amazina yanjye nitwa Tuyishimire Rachel, nkaba nsengera hari Rugabano, nkaba nkunda karago, nkaba nkunda no gusenga, ibindi Yesu duhana umugisha. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Hanyuma nanjye nitwa Nivomunda Jean Claude, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 4. Imana yagira umugisha, impa ubuntu bwayo, irampamagara umurimo wo kuyikorera. Ndi umunyamasengesho muri groupe abakumirizi. Imana irimo irankoresha mu gihe cyayo, kandi numva mu mugambi wayo inkizemo ibyayo, nanjye mpagurukijwe no kuyikorera. Imana ihabwe icyubahiro. Rero nishimiye kubana namwe n'abashyitsi turi bubone. Uyu ni umunsi mwiza. Abaje nonaha reka mbabwire intego y'amasengesho yacu. Ni intego ivuga ngo mubohora agende. N'amasengesho yo kuza gusengera abantu bakabohoka. Kandi ikindi cya kabiri turibuze kuganira amagambo meza mu byanditswe byera avuga ngo iyo urugamba ruhinduye isura. Hanyuma rero turibuze kubasomera ayo magambo muri buze gusobanukirwa neza iyo urugamba ruramutsindiye isura. Urugamba rwo mu buzima bwawe, urugamba mu rugo wubatse, urugamba aho ku ishuri wiga, urugamba mu gihugu utuyemo. Iyo urugamba ruhinduye isura, Imana ijya ihesha icyubahiro. Turibuze gutahana ayo makuru, turibuze kumenya ayo makuru neza, turibuze kubivimuzi, tumenye ibyo ari byo, kandi turafasha. Imana ihabwe icyubahiro rero, kandi Imana ishimwe. Tugeze mu kanya ko guhimbaza Imana, dukoresheje korasi igimbano cy'umwuka. Hanyuma umwe mu bakozi b'Imana tugiye kumwakira, hanyuma aduterere korasi, duhaguruke ducinye akadiho ko ndumva ubuntu bw'Imana, ndumva ikirere kirimo kugenda gifungukira kugira ngo tuze kunyurwa, tuze kunezerwa, tuze gufashwa. Kandi Imana nibuze gukorera ahantu ibikomeye. Wa mugambi wayo mubohorage, hari abantu turi buze kubaho, hari abantu amasengesho ari buze kuzitura, hari abantu amasengesho ari buze gukura ku gisasiro, hari abantu amasengesho ari buze gukura mu buretwa. Hari abantu amasengesho ari buze gusubizamo imbaraga, n'abazayakurikira n'abandi bazongera gutega amatwi cyangwa bagakurikiza gurupe y'abanyamasengesho bazafashwa n'amagambo ari buvugirwa ahangaha uyu munsi. Imana yabujije gukora. Imana ishimwe. Wadutera ka gakorasi mu mwuka w'Imana no mu mbaraga z'Imana yaguhaye. Mama mbabarira uzamura iyo korasi, duhimbaze Imana, hanyuma tuze kumva amagambo y'Imana. Haleluya. Aya mahirwe saya bose, aya mahirwe n'ayabasenga Imana. Aya mahirwe saya bose, aya mahirwe n'ayabasenga Imana. Aya mahirwe saya bose, aya mahirwe saya bose, aya mahirwe n'ayabasenga Imana. 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 Aya mahirwe
sinzi ukuntu ibintu biri kubyumva wowe. Uyu munyamwuka akoze ahantu, akoze hasi anyibutse ibuye. Akoze hasi anyibutse ibuye. Aravuga ngo aya mahirwe ntabwo ari iki. Ngo nayo abandi. Ababa ku karago, abubaha Uwiteka. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka. Reka tugaruke kuri aya mahirwe wavuzeho gatoya. Ngiye kubaha abantu babiri bagize aya mahirwe. Umugabo umwe Yozefu yari afite abana bavindimwe, yari afite aya mahirwe Imana yari afite ikintu yamuvuzeho. Kube ntiyari afite abavindimwe se, yari afite abo bavukana. Aya mahirwe ntabwo ari ay'abantu bose, ahubwo Imana igutoranyije ikagutondera amahirwe akugendaho. Yozefu bene se baramwanga, baramurwanya, bamugira karosi, bamwita uko atari, bamwita n'andi mazina. Ariko kuko yari afite amahirwe Imana yamwihereye, baramurwanya, bagerageza no kumwica, ariko kubera umugambi w'Imana kuri we Yozefu byaje kurangira ageze ku mahirwe Imana yamuhaye. Ibi bintu byumva babarira ntera Imana ituba. Aragenda agera uko agera kwa Farawo. Imbere ya Farawo kubera amahirwe. Amina. Ageze imbere ya kwa Farawo, hari havutse ikibazo cy'inzozi Farawo yarose. Hari umuntu wo kuzisobanura. Y'amahirwe akurikira Yozefu mu nzu ye, mu nzu y'imbohe. Umwe mu bari bafunganywe aravuga ngo hari umuntu w'Imana ngo twari dufunganywe ngo no kugira ngo mfungurwe ngo abigeze muri niba bimbwiye ngo niba ndotoreza ngo mwami nyagasani ngo uyu muntu bita Yozefu ngo nta kintu atamenya. Haleluya. Ngo nta kintu atamenya. Umwami arabwira ati munzanire Yozefu nguyu. Iyo umuntu afunze rero aba ari mu buzima bugoye, aba nta suka afite, abatambaye inkweto, abatambaye neza, basohora Yozefu. Ariko barabanza kuko agiye kujya ibwami, barabanza baramutunganya, barabanza mu isuku, barabanza mu icyubahiro, barabanza mu agaciro. Aya mahirwe ntabwo ari aya bose. Haleluya. Amen. Ageze imbere ya Farawo aravuga ati mwami nyagasani ngaho ndotorera ibintu warose. Amaze kuyimurotorera byose Yozefu aramubwira ati ikibazo ntacyumvise, ni inzara y'imyaka 7 igiye gutera mu gihugu, ahubwo arashaka umuntu w'umunyabwenge, arashaka umuntu wize, arashaka umuntu usobanutse, arashaka umuntu wo gucunga no guhunikisha ibigega mu gihugu cya Egiputa, akazarinda inzara y'imyaka iri imbere. Umva amahirwe y'abasenga Imana. Utega amatwi nyumva. Farawo aratekereza mu Egiputa hari abanyabwenge, hari abantu bize ekonomi cyangwa se icungamutungo, hari abantu bize imibare. Ariko Farawo aratekereza, araranganya amaso asanga mu Egiputa nta n'umwe yabona. Arangiza abwira Yozefu ati none se twakura hehe umuntu w'umunyabwenge w'umunyamibare wabasha gukora ibyo bintu tubwiye atari bo? Amahirwe nayo umuntu wasenze Imana, amahirwe nayo umuntu wavuzweho n'Imana. Farawo arangije aramubwira ngo ni wowe nshinze ibyo bintu. Yozefu amukura muri gereza. Nari Imana icyubahiro. Abarakenewe. Haleluya. Igihe cyo gukenerwa kwawe nikigera, Imana izagukura no mu rwobo.
amahirwe yawe kuko wasenze Imana igihe cyawe nikigeze umwami azagutekerezaho kandi imbere bw'amahanga abakubekeraga abagushinjaga abakwifurizaga ibibi bazamwaka kuko amahirwe y'abasenga Imana abantu bagiye kumwaka haleluya mutega amatwi mwumve gato muribuka umuntu waba arafungishije Yozefu ni umugore wamubonye n'umwuka w'Imana ashaka kumugusha unabyanze amushinze ibinyoma none se amaze kuyobora igega bya Egiputa ntabwo buriya yakozwe n'isoni mumere Imana aya mahirwe ni abasenze Imana haleluya ndakubwira ya kabiri indi nshuro ya kabiri undi mwami nawe ngo arota inzozi arangiza aranazibagirwa aravuga ati rero kurota kwanjye k'uyu munsi ntibisanzwe ahamagara ngo abakonikoni ahamagara abapfumu ahamagara abarozi ahamagara abanyabwenge n'abandi bantu bose bari bashoboye aravuga ati nimundotore inzozi hanyuma kuko mbizeyeho ubwenge n'ubushobozi baramubwira ngo mwami nyagasani ngo dufite ubushobozi n'ububasha ngo inzozi warose ngo twazirotora muradukurikira mwanya ngo ariko ngo niba twazirotora ngo ngaho tangira uzitubwire natwe tugenda tukubwira akantu ku kandi uko ibintu byagenze umwami aravuga ati ahubwo ntabwo muzi ibyo murimo usibye no kuba nazirose noneho nanazibagiwe mu bushobozi bwanyu mu bukonikoni bwanyu no mu bwenge bwanyu no mu bupfumu bwanyu no mu burozi mugira ni muzinsobanure munazinyibutse muzisobanure bararebana baramwara amahirwe aba ku bantu basenze Imana reka nkubwire iyo udafite amahirwe y'abasenga ugera imbere y'umwami ukamwara hari igihe wiringira ngo ufite imbaraga cyangwa ufite ubushobozi ariko iyo utasenze Imana nta mahirwe wabona imbere y'umwami nta makuru uvuze ukuri ufite yanjye ndaniguha akanya uvuge kuri aya mahirwe mani habwe icyubahiro noneho arangije aravuga ati niba bibananiye noneho ni mu mwanzuro uko byagenda ariko kubera ko mutabinsobanuriye mushobora gupfa mukarangira icyitwa umunyabwenge umurozi n'umukonikoni n'umupfumu ngo mwami nyagasani ngo ibyo bintu uvuga ngo birakomeye ngo cyakora ngo hari abandi bantu ngo tubona abantu babishobora arabaza ati se nawe ngo keretse ababwamo ngo n'umwuka w'Imana zero nyumvira ko kana ngo keretse ababwamo nande abapfumu barabizi ko umuntu usenga Imana ari ufite imbaraga kurusha abarozi barabizi ko umuntu ubegamo n'umwuka w'Imana zera ari ubasha kumenya ibitamenyekana niba mu kirundi bavuga ngo batanga imihoho ndabwira abantu badukurikiye muri aya masengesho umupfumu umurozi umukonikoni n'undi muntu wese utubaha Imana ngo ayikorere akaba atari umwana w'Imana natanga imihoho cyangwa namanike amaboko kuko ubwami bw'Imana buranesheje haleluya ubwami bw'Imana buranesheje niba atanga imihoho niba amanike amaboko tubafate mbere aka ni akanya ko gufata mbere turi ku mahirwe pe uzi ko wasenze twaranasenganye rwose mbabarira ubwira abantu bari ahangaha n'abandi bazadukurikira amahirwe y'abantu basenga Imana uyu ni wadukoza atwuvuga aravuga ngo nta yandi mahirwe y'abasenga Imana dore rero amahirwe ya mbere dufite abantu basenga Imana tubitse ibyasezeranijwe amahirwe ya mbere tubarusha kwizera no gusenga kandi gusenga iyo umuntu asenga afite umwete agasenga na kwizera n'ibitariho bibaho haleluya amahirwe dufite rero uyu mwami yaje kukugirira neza ntago areba ibyo utunze ntago areba aho utuye ntago areba aho uvuka ahubwo yaje icyo gusaba cyangombwa ni ukwihana iyo wihanye ibyaha uba ufite amahirwe ya mbere yo kurya ibyiza byo mu gihugu
Haleluya. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko ari mwanga mukagoma inkota izabarya. Abantu b'Imana rero ntabwo turi mu Rwanda inkota izarya, ahubwo turarinzwe. Ubu njyewe hano mfite amahirwe, ni amahirwe nk'aya gatatu kuko mvuye mu mva inshuro nyinshi. 2017 byari byarangiye, banjyana kwa muganga, abaganga barananirwa, baransezera ati taha ugiye gupfa twabuze indwara. Ariko amahirwe, haleluya, yo gusenga Imana niyo yakoze ibintu. Ingiza amahembe, ingiza nyabingi, ingiza ibitego. Ubu ndi umugabo kuyihana. Haleluya. Imana ishimwe yangiriye neza, numva nta gusubira inyuma nta kiza kiri. Yesu yarambohoye, arabanza ngiza ibyaha, abona kunkiza indwara. Nicyo cyangombwa. Ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndavuga Imana numva nta soni binteye, nkavuga Imana numva nitatuye, numva icyangombwa ari ukwihana ibyaha. Haleluya. Ndabifurizaga ngo uyu mwaka mutere namwe muzi imbere y'Imana, twegere Imana kuruta uko ibindi bintu twabyegera. Ijambo ry'Imana rikongera rikambwira ngo nimwegere Imana nayo izabegera, nimurwanye Satani nawe azabahunga. Amina. Ayo mahirwe rero, amahirwe ya mbere ni ukumenya uyu mugabo Yesu akiza indwara ndetse agakiza arabanza akagukiza ibyaha. Iyo umwemera akagukiza ibyaha, ibindi ntabwo bimunanira. Za kanseri arazikiza, sida arazikiza, iyo mivuduko arayikiza. Muri ino minsi nanjye ndumva mfite amahirwe yo gukira umuvuduko. Amen. Haleluya. Haleluya. Na rumwe mu bantu banywaga imiti bigeze ku 190 n'ibindi bice, ariko narabyimbye amaguru, nararengeje, bambuza isukari, bambuza umunyu, bambuza ibintu byinshi, ariko ndi mu mahirwe nk'aya gatatu. Haleluya. Imana numva ndi kumwe nayo rero, namaze kumenya ubwo burwayi bungezeho, nabwiye Yesu ngo Yesu we nta kikunanira, ni wewe wenyine ufite urufunguzo, ibindi we wabikora. Ibi byanjeho bintunguye, ariko we byagutunguye. Ngira kwizera no gusenga, aho igejeje ikora ndayishima. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Arakomeye, arashoboye, arihagije. Hanyuma arakoze mushiki wacu, turi buze gufatikanya mu gusengera abantu mu kubohoka cyangwa mu kubabohora bakagenda. Aravuga ati jewe bari bansuzumyemo umuvuduko n'izindi ndwara, banyeje amahembe, ndayatsinda mu izina rya Yesu, atunda umugabo wo guhamya no gukorera Imana. Turi buze gufatikanya mu kuza gusengera abantu bari ahantu hatandukanye mu bihugu byose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, bakiboshe cyangwa bakiri mu bubata, kuko amahirwe y'abasenga Imana igihe cyacu tugeze. Ari mwene data w'umunyamasengesho tubana nawe, ni umukobwa. Nagira ngo tubwire kuri aya mahirwe ku myaka yawe, mu gihe cyawe, aya mahirwe y'abasenga, amakuru wawe uyafite. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbaza. Aya mahirwe ahantu henshi nagiye nyabona, nuko benshi tungana bari mu kigare, mbese ntibafite ubacyaha, niyo babacyashye bumva ko bari kubashyira mu makosa. Ariko amahirwe ya mbere nabonye nuko iyera yanziritse kigufi, ikamamagara, ikanzana imbere yayo, ikamwongorera, nanjye nkayikundira rata. Amina. Haleluya. Hari umukobwa icyambere babwira yuko aya mahirwe atari aya bose, aya mahirwe ni ay'abasenga Imana koko. Hari umukobwa twagendanaga, nkajya mubwira ngo dusenge, akambwira ngo guma mu mandazi, senga Imana yawe cyokora ujye unyibuka. Nkasenga, narangiza nkamubwira ngo nawe fata ujye gusenga, akambwira ngo mvana muri icyo kigare cyawe. Ariko ubu ngubu afite umwana. Ubu ngubu nagira ngo mbabwire, afite umwana kandi nawe yari akiri umwana ugize gute, ukenewe kureba. Ariko ikintu nshimira Imana, sinirata yuko ngiye bitangezeho, ahubwo ndashimira Imana ko yantabaye ntaragera aho ngaho, ikantabara, ikanyiya, ikangwikiriza amababa yayo, ikambundikiza amoya yayo. Nicyo kintu cya mbere nshimira Imana. Ndashimira n'Imana yuko yampaye amahirwe yo kugira ngo bafite ababyeyi basenga, ikampa amahirwe yo kugira ngo papa yunguwe mu buryo bw'umwuka, mbese tujye tubasha guhura, tuvuge ijambo ry'Imana, tuvuge amahirwe. Imana agenze imbere ya Morodekayi, yakomeje kubitubwira cyane umukozi w'Imana, arangije arasenga, akimara gusenga
amahirwe amugeraho n'isengesho rirakomanga rimaze gukomanga uwiteka arataritamurura amina haleluya hari hamani w'ibibazo kuri imbere hari uruvugo bakuvuga hari uw'amagambo hari uw'ibigeragezo ariko igihe kijya kigera hamani nawe yifuza kugushyira akaba ari uhajya kubera amahirwe ufite amina haleluya amahirwe dufite tujya tubasha kumenya ibyo abanyabwenge bakomeye batamenya kubera ko dufite amahirwe y'abasenga imana tukaba dusenga imana igakora imirimo amina haleluya kandi imana ihimbazwe amahirwe n'abasenga imana nari mfite uburwayi bumaranye imyaka 3 ntabwo nabashaga kugenda bene nava hano ngere ku muhanda bene nava hano ngere hehe nahoraga mu nzu hari kiyeri rasirantabara kubera ko hari amahirwe y'abasenga imana haleluya ishimwe amahoro y'Data arazangeraho amaze kungeraho paragasi imana ziraza zirangiza basha gukira naye ngira ubuzima undi umukobwa ushima imana shima imana ko yampaye ababyeyi ngashima imana ko ayo mahirwe y'abasenga imana nanjye yagezeho nkabandi gusenga imana suko hari ibiguzi twatanze ahubwo password ni ugukiranuka password ni ugukiranuka tukinjiramo neza tugatitiriza amina haleluya imana ishimwe kandi imana ihimbazwe kubera amahirwe y'abasenga imana aka kanya isengesho rivuga ngo mu buhora agende dutegetse duhagaze mu butware duhabwa n'ijuru rata rigomba gukunda kandi rirakunda nta kabuza kubera ko dufite amahirwe y'abagize gute y'abasenga imana yakoze imirimo imana ishimwe ndashima imana ko hari ibyo yakoze byinshi yarakuze haleluya umanita bazaga haleluya reka nakire n'abantu babiri hano hari umusore nawe tumubaze ku mahirwe nicyo nshaka ndumva ari ryo jambo rindimo mubwire abantu amahirwe y'abasenga imana ni kimwe unabwire ku mwaka w'abantu badasenga imana ndakwakiriye hanyuma tubwire ku mahirwe y'abasenga imana hanyuma nubona na duke yavuga ku mwaka utuvuge cyangwa byinshi kugira ngo tutamara umwanya twakire na mushiki wacu amina haleluya amina haleluya imana ishimwe ikintu natangira mbwira abadukurikiye dufite imana kandi imana yacu irakomeye amina haleluya aka kanya amahirwe mfite no kuba mfite umwami Yesu umwami Yesu ari muri jyewe kandi numva n'amagambo ye ari muri jyewe amina Yesu imana ishimwe turashimira iyi mana kiri kumwe natwe ifite amahirwe menshi cyambere imana yarantoranyije imana yangira icyizere nk'umusore ntabwo nari nkwiriye nari ndi umunyabyaha ariko uwiteka hari ukuntu yabigenje amina haleluya hari umuririmbyi ujya wuzura umwuka w'imana akavuga ati ngwiro mu mukumbi w'imana ariko nawe ufite amahirwe y'uko wagirirwa ubuntu nk'ubwo nagiriwe amina haleluya ndimo ndabwira abakurikiye hirya no hino kuri iyi si bakurikira ijambo ry'imana cyangwa se babasha kubona aya mahirwe twagiriwe icyambere uracya icyambere ukagira urukundo icyambere imana ikaguza n'inshuti zitandukanye amina haleluya imana yamuje n'izi nshuti kandi imana yamuje n'aba babyeyi ndetse n'uyu mupapa amina haleluya ntabwo aya mahirwe nari kuzayagira ndetse ntabwo nari kuzamenyekana si uko nari mfite amashuri menshi si uko nari umunyabitangaza wundi ariko kubera imana ijya idukoresha ibikomeye dufite amahirwe rero y'uko icyambere tugendera mu mategeko y'imana tukayumvira tukayubahiriza imana ishimwe ariko rero andi mahirwe dufite ni uko imana igenda ikadushyiraho urumuri rwayo tukabasha gucya imana ikatumurikira amina haleluya imana ikamurikira umusore imana ikamurikira umukobwa utari kuzikura muri uriya muryango ariko uwiteka agira ukuntu abigenza amina haleluya ndashimira imana yuko imana itagira ireba uko dusa cyangwa se aho tuvuka cyangwa amashuri twize amina haleluya ndashimira uyu mwami yuko ari imana igira isezerano idusezeranya iryo sezerano rikadukomeza amina haleluya uyu mwami arakomeye ndimo ndabwira buri wese ubasha kureba aya mashusho kugira ngo abashe kumenya ubuntu bw'imana twibereyemo amina haleluya ariko ugiye kureba usanga ari umwaka cyangwa se hari ibintu biba biturindiriye bibi abantu banga gukizwa tugomba kubihamamo neza ariko hanze abantu badafite uyu mwami bafite imyaka myinshi
cyangwa se bafite ibibazo byinshi. Ingabo z'umwijima ziba zibafite, ariko iyo wabashije kumurikirwa n'umwuka w'Imana, Imana ikakumurikira, umwaka nagukurikira, za karande ntabwo zigukurikira, ibintu byose ugenda ubicika, inshuti mbi ukagenda uzihunga kubera uyu mwami, cyangwa se kubera uyu mwami uturimo. Amina, haleluya. Jewe mwabacimira Imana yuko hari ikintu Imana yakoze kandi hari icyo Imana yahinduye. Ntabwo nari nzi ko nzaba uyu, ntabwo nari nzi ko nzaba umunyamasengesho, ariko kubera iyi Imana twakurikiye bijya bihinduka. Amina, haleluya. Imana igikora imirimo n'ibitangaza, aho ngeze mbanyishimiye, kandi ndashima Imana cyane yuko ikiri kumwe natwe, kandi hari benshi dutungishije kubera gusenga. Aya ni amahirwe dufite abandi badafite, aya ni amahirwe abapfumu badafite, aya ni amahirwe abakonikoni badafite, kandi aya ni amahirwe abarara bacuragura badafite, ariko watumbiriye Imana. Amina, haleluya. Ndimo ndavuga Imana yo mu ijuru ishobora byose. Amina, haleluya. Hari ijambo yadushyizeho, cyangwa se hari amagambo Imana yatubwiye yavuganye natwe. Rero buri wese ndifuza yuko hari isezerano Imana yamugenera, Imana ikagira icyo imuremera kuri uyu munsi, kandi tukagira nabo tubohoza, ndetse nawe ukazabohoza n'abandi hirya no hino ku isi. Amina, haleluya. Ndashimira Imana rero yuko ari Imana ikibana natwe, ikaturinda tutari dukwiriye ko dukiranuka kuruta abandi, ariko ukuntu twegera Imana hari icyo Imana ibiri gukora. Amina, haleluya. Ndashimira Imana rero, navuga byinshi ku by'Imana kuko narayikurikiye. Tujya turirimba korasi tukavuga ngo uko biri kose Yesu araryoshye. Amina, haleluya. Uko biri kose Yesu araryoha, kandi nawe urakuryoheye wabashije kwegera uyu mwami, ariko nawe utarabasha kumwegera, mwegere bizakuryohera, kuko aho bigeze naho guhiga Imana. Imana yacu nitugirire neza. Reka nsubize papa wacu, arimo aradutoza gusenga kandi aranduta, ariko nshimiye Imana yuko yamuje nawe, ntabwo twari kuzahura. Ibindi Imana iduhana umugisha. Haleluya. Mwana avuze ikintu cyiza, aravuga ati kuba twarakiriye Yesu tugatsinda karande, tugatsinda imyuka mibi, ati twakize umwaka, idukiza umwaka ikaduha umwuka. Amina, haleluya, haleluya, haleluya. Dawidi ntabwo yari kuzaba umwami, ariko kubera Imana yabaye umwami. Reka twakire mushiki wacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanjye amahirwe reka nyavugeho. Aya mahirwe narayabonye ubwo nabonaga agakiza, ubwo ntarinze Imana. Hari ijambo ry'Imana ritubwira muri Yobu ngo kubaha Imana nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nkiri umunyabyaha rero narinjije, ariko aho ngereye ku Mana iranjijura. Ayo ni amahirwe. Andi mahirwe ni uko navutse mu muryango utazi Imana, ukorera ibigirwamana, hanyuma Imana ikampa amahirwe, nkaza kuva muri ibyo bigirwamana ikantoranya ndumwe. Ayo mahirwe nkayabona, ndayafite rero. Aya mahirwe rero nanone, aya mahirwe mvuga kuri iyi Mana, nkimara kuyimenya, iyi Mana sinarinzi gukaraba icyo ari cyo. Urumva, ayo mahirwe narayabonye kuko nsigaye nkaraba. Sinarinzi gukaraba, ahubwo najyaga mu bubari, musatsi warabaye gutya, warabaye umutuku, uri mu ivumbi, ntazi gufura, imyenda ibaho inshunda gutya, izo mu bishanga, ntazi gukaraba. Amahirwe angezeho nuko menya gukaraba, njya mu nzu y'Imana. Aya mahirwe ndacyayafite kuko Imana yampereye agakiza. Umugabo yanywaga urumogi, ayo mahirwe ngeraho nawe arayimenya. Haleluya. Iyo Imana yaraduhinduye rero, ayo ni amahirwe. Kandi hari byinshi batwohera mu miryango yacu kuko twitandukanyije nayo. Ayo mahirwe kuko aturiho, hanyuma bya bindi bikeyuka, Imana ikabyirukana, ikabyirukana kure kubera ya mahirwe. Amahirwe rero ni menshi kuri iyi Mana, kuko aho natukanaga hasigaye hari amakorasi. Mbese ahari igitutsi hari ikorasi, ahari ukubyinira Satani ndabyinira Imana. Ayo ni amahirwe. Amina, haleluya. Ayo ni amahirwe. Simbivugaho byinshi gusa, mfite amahirwe kubera mfite Imana mu mutima. Imana ishimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Hari umukozi w'Imana kwatira amagambo meza, aravuga ngo uri nyirabarame ngo uzarama. Akira ubuhanuzi penzi yahanuye ntabizi, aba yavuze, kandi biriya bintu bivuye mu ijuru.
byagiye nubaha ijambo ry'umuhanuzi ntaritakara hasi bisa numva ko ari ubuhanuzi buvuye mu ijuru arakubwiye ngo nyirabarame ngo uzarama. Haleluya. Hanyuma rero reka tugarukire kuri aka ngaka tuvuga amahirwe, ariko reka mbabwire gatoya ku mahirwe asa n'arangiza ayandi yo mu gakiza. Ubundi iyo umuntu akirizwa yakiriye Yesu umwami n'umukiza ahita abohoza ibyo yatakaje kera. Ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe hari imigisha iva mu gakiza uhita wakira ugaruza rero ibyo wari waranyazwe. Niba ukizwe ufite imyaka 50 mu myaka yo hasi hari ibintu wanyazwe kuva ukivuka, ibyo wanyazwe ukivuka byose uhita ubigaruza mu izina rya Yesu. aho bwishyiraho n'inishyize akababaro. Haleluya. Amen. Ndabaha urugero rero. Ni ukuvuga ngo ibintu umuntu avukana, amahirwe umuntu avukana, uko ugenda ujya mu byaha uyifatanya n'isi, ugenda ubura amahirwe y'iby'Imana ukagira n'imigisha ugenda ubura. Ariko iyo ukijijwe Imana igarura ya mahirwe yawe ya kera kuva ukivuka. Hari ibintu abantu batakaza bakivuka iyo bagenda bakora ibyaha. Bagenda batakaza umuntu, bakagenda batakaza icyubahiro, bakagenda batakaza ubwenge, batakaza agaciro, batakaza n'imbuto. Ariko iyo wakiriye Yesu n'umukiza, bya bintu byose watakaje ubu umuntu buragaruka, imico myiza ikagaruka, imbuto nziza zikaza, isura ikagaruka, n'icyubahiro kikaza. Amen. Tugeze mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana, hanyuma tukaza kwinjira mu kikanyirizina cyo gusenga, dusengera abantu mu rwego rwo kubabohoza muri rya jambo rivuga ngo mubohora agenda. Kuko Imana ifite umugambi wo kudukoresha iby'ubutwari tukagira abantu tubohora ingoyi za Satani. Kandi abitorero iyo bafashe igihe cyo gusenga bakagira bazirikana, hari abantu turi buze kubohora tutazi n'amazina yabo, hari abo tuzi amazina yabo, hari abaduhaye ibyifuzo bitandukanye, hari n'abantu babaye ahantu runaka ariko yakumva ari iri sengesho, yakumva y'amagambo turi kuvuga agahita imigozi iminyuru ikikuraho. Haleluya. Amen. Hari abantu turi buze gufungura cyangwa gufunguza bakumva amasengesho y'uyu munsi, imiryango ikigira funguka. Haleluya. Amina. Iminyuru ikavaho. Sinzi n'ibintu muri kubikura mu kabyumva. Petero ubwo yaraboshywe kakantu gasobanukirwa ukundi, yaraboshywe iminyururu ku maboko no ku maguru, ngo arinzwe n'abasirikare bamuhagaze hejuru bane, ngira ngo mu mpande zombi, yicaye aboshye, ngo ariko arasenga. Uko asenga agirana connection n'ijuru, ijuru rimuhuza n'abandi banyamasengesho bari babuze ukuntu babigenza. Baravuga ati bamujyanye bamufunze ariko nta kindi kintu twakora, reka tumwiyinyire. Ngo abitorero. Haleluya. Amen. Ngo bagira ishyaka ryo kujya kumusengera. Ndashaka kubwira ngo imbaraga z'amasengesho nizikangwa n'ahantu uherereye, nizikangwa n'igihugu utuyemo, nizikangwa n'ahantu waba ufungiye, nizikangwa n'ubuzima ubayemo, nizikangwa n'iminyuru iyo ariyo yose yabikuboshye. Nituza gusenga iminyuru irafunguka. Shike mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Niba ubaye mu businzi, ukaba ubaye mu burara, ukaba ubaye mu rumogi, ukaba ubaye mu bujura, ukaba ubaye mu bapfumu, turi buze kukubohora mu izina rya Yesu. Hanyuma rero mbere yo kugira ngo dusenge isengesho ryo kubohora, nagira ngo tubanze twumve amagambo y'Imana. N'amagambo tugiye gusanga mu gitabo cyo Kuva. N'amagambo ni mirongo mike cyane, ariko ni rya jambo nababwiye rivuga ngo, ni rya jambo nababwiye ngo rivuga ngo iyo urugamba ruhinduye isura. Reka rero dusome amagambo ari mu gitabo cyo Kuva, ni igice cya 14 umurongo wa 19. Hanyuma nagira ngo mube maso mwumve icyo umwuka ari kuvuga kuri no tariki ya 20 kuri no tariki ya 21 aho Imana yaduhaye ijambo ngo iyo urugamba ruhinduye isura hari igikorwa. Turahera ku murongo wa 19. Mwumve rero ko biteye. Haratubwira ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu
iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo z'abanyagiputa n'iz'abisiraheli baribabera igicu cy'umwijima abandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro ntibegerana ijoro ryose mumere Imana icyubahiro. Dusomye amagambo atubwira iby'urugamba. Aba bantu bari bahagurukijwe n'Imana bari mu rugendo rujya i Kanani ariko baza kugira ikibazo mu nzira, noneho bagera n'ubwo bagera mu nyanja, noneho mu ngabo zari zibasatiriye buriya bahagurukaga bagenda hari inkingi y'igicu bajyaga imbere ari isobanura Yesu Kristo ngo agendaga ibamurikiye. Iyo yahagararaga barahagararaga, iyo yagendaga baragendaga, iyo yacaga mu mazi bacaga mu mazi, iyo yatanyaga umusozi barawatanyaga. Ariko ngo igihe kiza kugera Mwami Imana asobanukirwa ibiri kubera mu rugamba, abona ingabo za Farawo zabasatiriye. Aravuga ati nkwiye guhindura icyerekezo nkajya kurengera ubwoko bwanjye, nubwo nari mbari imbere mbamurikiye ngiye guhindura icyerekezo noneho mbahagarare hagati. Hari ukuntu hari ubuzima ujya ugeramo n'igihe ujya ugeramo urugamba rwahindura isura. Turabeke Imana nayo igahindura icyerekezo cyo kuza kukurwanira. Haleluya. Haleluya. Amen. Ntabwo inkingi y'igicu yafashe umugambi wo kubahora imbere, ahubwo hari icyo yibwiye ibyari bibereye mu rugamba. Sinzi urugamba muri minsi ubayemo, sinzi n'intambara ufite. Niyo mpamvu Imana yampaye amagambo iravuga ngo abantu bari mu rugamba, ariko urugamba ruhinduye isura bigenda gute? Ngo umwami nahindura ingamba zo kurwanira abantu. Amina. Amen. Noneho ngo inkingi y'igicu yabajyaga imbere ngo iragaruka ibajyamo hagati, ngo bariya munkurikire mu nyumva, ngo bariya ngo ibabera inkingi y'igicu cy'umuriro kibamurikira, ngo abandi nabo ibabera inkingi y'igicu cy'umwijima kibarindagiza. Ndashaka kukubwira ngo Imana ihinduye ingamba kuko igarutse mu rugamba rwagati, hagati yawe n'ikibazo ufite, hagati yawe n'ukurwanya, hagati yawe n'umwanzi, hagati yawe n'igitero. Igisubizo kirabonetse. Ije kwibera hagati mu rugamba. Ibi bintu ndikubyumva. Ngo bariya ngo ibabera inkingi y'igicu ngo cy'umwijima kibabera umwijima. Muri make abanyagiputa bose muri bo hahita haca umwijima, nta n'umwe wongeye kureba, nta ngabya yabo yongeye kugenda, nta ndogobe yongeye kugenda, byose byahise bihinduka umwijima, batangira kurindagira. Bwira mugenzi wawe Imana agira ibintu irindagiza. Imana igira ibintu irindagiza. Imana ishimwe. Yego. Imana igira ibintu irindagiza. Ntabwo yahora ari umucyo gusa ukumurikira, ahubwo hari abigomba kubera umwijima. Yego. Ngo isubire inyuma ngo baribabera inkingi y'igicu cy'umwijima kibarindagiza, ngo iryo joro. Haleluya. Amina. Ngo iryo joro ntibigera begerana, ngo iryo joro ntibabashyikira, iryo joro ntibababona. Imana iguhishe mu izina rya Yesu. Imana iguhishe muri iri joro. Ubuzima tubayemo Bibiri bugeranya nuko turi mu mwijima, muri mu gicuku, kuko Yesu nagaruka umucyo ngo uzaburashe mu gitondo kizakirashe. Ubuzima bwacu bugeranywa n'umwijima. Hanyuma iryo ni ijoro Satani ashaka kugukubiramo, iryo ni ijoro ashaka kurara gufashe akakugeza uko yishakiye. Ariko marayika w'Umwami Imana impinga za kukurwanirira, kukuba hafi muri uno mwaka 2024 ahinduye ingamba zo n'ubundi buryo bwo kukurwanira, akakongerera iminsi yo kubaho. Haleluya. Amina. Irashoboye. Irihagije. Amen. Kandi irakomeye. Imana ishimwe. Kare niho naje gusoma amagambo yavuga kuri Farawo. Hanyuma Imana Bibiliya itubwira ko ngo Imana yandikishije amagambo avuga ngo nemeye ko Farawo ari umwami, ngo nakwimikiye kugira ngo ube umwami, ngo kugira ngo nzakwiheshe icyubahiro. Mutekereza aka kantu. Imana yemeye ko Farawo ari umwami kugira ngo n'ubundi uzamwiheshe icyubahiro, ingabo ze zose n'amagare uzabitaye mu nyanja bireba.
nicyo cyatumye umwami wenda ntiyagomba kuba umwami aya magambo nayasomera ubwo nsanga hari abantu cyangwa hari ibintu bibaho kugira ngo Imana izabyereke ubushobozi bwayo ubu hari urugamba mu majyepfo uri kurwana Imana ikemera ko rukugeraho ariko yabyemera kugira ngo uzabone uko yihesha icyubahiro rukaba runamazemo iminsi rukaba runamutera ubwoba ariko Imana ikabyemerera ko bizaza kugira ngo nabyo izabyereke ko ari Imana ntayimbere icyubahiro zigaragaza biratangaje nasomye aya magambo numva umutima wanjye uragutse numva umutima wanjye urabohotse numva ndashaka aya magambo kuzayabohoza abandi bantu amina iyo urugamba ruhinduye isura ntigihe uri kubigenza ku mashuri wiga mu buzima ubayemo mu rugo rwawe wubatse mu bana wabyaye urugamba rwahinduye isura mu baturanyi muturanye urugamba rwahinduye isura uwo mwanzi aramukurikiye arashaka kugwa muri ubwo butayu arashaka kukuroha mu nyanja afite ingabo afite amafaranga afite ubushobozi ariko Imana irabiruta hari umuntu wahise umwana aravuga ngo isumba ingabo haleluya ni Imana isumba ingabo hanyuma igarutse inyuma imaze kurindagiza bwa bwoko bumwe bw'abanyagiputa bari bakurikiye ubwoko bw'Imana birabumurikira ndagira ngo ubwire mugenzi wawe ngo twebwe turi mu mucyo w'isanzure ni ukuvuga ngo ibahagaze inyuma urabona ufashe isitimu iyimurika ukajya inyuma y'abantu iyo umuritse gutyo mu bantu mu gitero cy'abantu umucyo ubatajyamo ukabacamo ukanarenga ugafata imbere y'aho barimo kwerekera ariko aho itoroshi iri inyuma yabo haba hari umwijima ariko wumva Imana yo yaje ari umucyo wo kumurikira Abisiraheli ariko inyuma mu gice cy'inyuma ihinduka umwijima ibintu muri kubyumva ihinduka umwijima wo kurindagiza abanyagiputa wo kurindagiza ibigukurikiye byagukurikiye guturuka ukivuka kugeza 2023 ariko 2024 Imana ihagarare hagati Imana ihagarare ibirindagize ikumire nibikwegere nibigufataho Imana ishimwe haleluya 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 buri gitondo kizarasa hari igihe bararurira ngaki mundu zikavuga Imana impamvu yabikoze muri iri joro yari izi ku gitondo nikirasa bari buze ko bafite aho bageze era mugenzi ngo hari Imana ishaka ko hari Imana ishaka ko wagera hari Imana ishaka ko wagera Imana yagukira tugiye gufata akanya ko gusenga Imana turakoresha feza hanyuma senga Imana namara gusenga Imana turafata akanya ko guhimbaza Imana twitegura bya bihe byo kuza kubohora abantu bamwe muri twe bari ahangaba bafite ibibaboshye nibo bari banze kubohoka hanyuma tukagura rezo tukagura uburyo kubohoka kugera no ku bandi bantu bose bakabohoka Imana yabwe icyubahiro amen hanyuma rero reka dusabe feza dusengera Imana twese turapfukama ku bw'aya magambo tumaze kumva ko urugamba ruhindura isura Imana ikagira ukuntu ibigenza Imana yabwe icyubahiro nanone Uwiteka turagushimiye tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye kuri Imana kuba yategeka bigakora tugushimiye kuduhaye amakuru ku muntu Uwiteka yana amakuru atatangiye amakuru y'umumaro mu gihe dufite amakuru ntabwo ajya yabitsira ariko umuntu udafite amakuru uwo nguwo arayoba ariko Uwiteka tugushimiye kuduhaye amakuru icyubahiro n'ikibi cyawe Uwiteka nyamara ku ngoma rero ngurupa abakumirizi nifuje kubana nawe aka kandi Uwiteka duhagaze mu butware duhabwa nawe duhagaze mu butware duhabwa n'ijuru Uwiteka turakumiriye bitavuga Imana nibuhunge imbaraga z'abapfumu reka akore imbaraga zawe reka amanuke gukora kwawe reka umanukire hagati muri twebwe tugushimiye ko watugiriye neza watunezerewe Uwiteka wabanye natwe Uwiteka nyabora ku ngoma rero watubwiye yuko aya mahirwe atari aya bose ahubwo abagusenga mu kuri no mu mwuka batishushanya abo nibo bayagiriwe Uwiteka nyabora
kukubaza ndagusabye nonaha bakobwa bazirike kigufi abasore n'abazirike kigufi ndetse n'ababyeyi bacu mutugirire neza rero kuko uri umwami w'abami ngushimiye yuko uri hagati muri twebwe ni nayo mpamvu ngusabye ngo nukomeze kugirira neza abakobwa wumvishe ko gupfundikira amata adasogongerwa ariko agaciro ka mbere ahubwo wagukurikiye ngo ntakorwa n'isoni niyo mpamvu tugushimye tukavuga ngo himbazwa umwami wo guhimbazwa